healing at the pool. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the Sheep Gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie: the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there, and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. And so the Jewish leaders said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" So they asked him, "Who is this fellow who told you to pick it up and walk?" The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Later Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you." The man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well. Jesus feeds the 5,000. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias, and a great crowd of people followed him, because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Menyereza umwana inzira hakwiriye kunyuramo, azasaza atarayivamo. Bana, nimunyegere muze twige ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma Yohana ibice 5. Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida. Cyariho amabaraza 5.
Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije. Nkiza undi antanga kumanukamo. Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije. Nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, uwankijije niwe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Mubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa, ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite, akigereranya nayo. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azasaza atarayivamo. Bana, nimunyegere muze twige ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma Yohana ibice 6. Yesu ahaza abantu 5,000. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira, kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi, yicaranayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda, yendaga gusohora. Yesu yubura amaso, abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati, turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo, yagiraga ngo amugerageze, ubwo yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be, ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero, aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byabamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara, bari nk'ibihumbi 5.
Yesu yenda ya mitsima arayishimira, ayigabanya abicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga, abwira abigishwa be ati, nimuteranye ubuvungukira busigaye, hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano, ubwo abariye bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati, ni ukuri uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Mwakire ijambo ry'Imana.